Yes, kandi ukiri kwifurize ikaze nibwe byiza kuri wowe gukurikira amakuru yacu hano kuri The Hot Live. Nizere ko rero aho muri hose mukomeje kugenda mugubwa neza. Ngarutse rero amakuru yacu agezweho n'amakuru y'imyidagaduro nk'ibisanzwe, muri kumwe nanjye Alisol mu makuru agiye atandukanye aba agenda agaragara cyane cyane ku bahanzi bacu hano mu Rwanda, ku bikorwa barimo barakora n'ibyo baba bahugiyemo muri rusange. Magingangaya abenshi bakomeje kugenda bumva inkuru ikomeje kugenda ikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye n'umuhanzi Yampano wamaze kuba yagaragaza cyangwa se yahura n'ibibazo bikomeye cyane byerekeranye n'ubuzima bwe bwite muri rusange. Ariko kandi amakuru amuvugwaho meza nuko uyu muhanzi yamajije kuba yerekeza mu gihugu cy'Ububiligi. Ni nyuma y'uko rero ku itariki 2 z'uku kwezi kwa 12 mwaka wa 2025 y'amashusho ndetse n'amafoto yakomeje kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga, ndetse kandi anagaragaza ko mu by'ukuri uyu nguyu Yampano yaba yamaje kuba asesekara mu gihugu cy'Ububiligi, dore ko rero yifotoreje ku nzu iri hariya mu Bubiligi izwi ku izina rya Sky Tower. Iyi ni imwe mu nzu rero izwi muri kiriya gihugu cy'Ububiligi. Uyu muhanzi rero Yampano akaba rero yamaje kwerekeza hariya muri kiriya gihugu, ndetse kandi benshi bakaba bakomeje kugenda bibaza ibibazo by'uko cyangwa se impamvu yaba yerekeje hariya mu Bubiligi, nyuma y'uko rero akomeje kugenda agaragara cyangwa se agaragara mu iburanwa rya bamwe mu bakwirakwije amashusho ye y'urukozasoni arimo arakora cyangwa se arakora ibyerekeranye n'ibikorwa byo gutera akabariro we n'umukunzi we. Ariko kandi uyu munsi magingangaya akaba yongeye kugaragara rero ari kumwe n'umukunzi we berekeza hariya mu Bubiligi. Amakuru y'abari hafi y'uyu muhanzi cyangwa se y'inshuti ze muri rusange bakomeje kugenda batangaza ko mu by'ukuri uyu nguyu Yampano ibikorwa arimo ni ibikorwa byerekeranye n'umuziki, dore ko rero hari benshi bagiye bamutumira mu bitaramo bigiye bitandukanye, akaba rero aribo yagiye kuganira nabo ku byerekeranye n'imishinga igiye itandukanye ya muzika arimo arakora muri iyi minsi, dore ko muri iyi minsi uyu muhanzi ari umwe mu bahanzi bahagaze neza mu byerekeranye n'umuziki muri rusange. Ariko kandi ku itariki 4 z'uku kwezi mukuru ku kwezi nibwo uyu muhanzi afite kongera kuza gukurikirana abazaburana ku itariki ya 4 z'uku kwezi cyangwa se z'uku kwezi mu mwaka wa 2025 muri uku kwezi kwa 12 nibwo rero uyu muhanzi aza cyangwa se azaba arimo arakurikirana urubanza rw'abaregwamo harimo uwitwa Patrick Mani cyangwa se Puzzle Mani ndetse n'uwitwa Kejon babakurikiranyweho ikirego rero cyo kuba barakwirakwije amashusho y'urukozasoni nk'uko amakuru akomeje kugenda abigaragaza. Benshi rero bati ese Yampano niye mpamvu agiye, ese yabazagaruka gukurikirana urwo rubanza? Benshi rero bakomeje kugenda bibaza ibyo bibazo, ariko kandi kuri benshi bakomeje kugenda bavuga ko uyu Yampano yaba yahunze ibyerekeranye n'urubanza cyangwa se yabamukurikiranyeho byinshi benshi, dore ko bamwe bagiye batangaza ko mu by'ukuri uyu nguyu Yampano yaba hari byinshi byagiye bigaragara mu by'ukuri atari byiza cyane, yaba ngo ari we waba warashatse kuba aya mashusho yajya hanze, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bagiye bamushinja uyu muhanzi. Reka ngushimire cyane, ya makuru agezweho y'imyidagaduro, komeza ugire ibihe byiza.